Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Uyu munsi turi tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, tuzanye amakuru agezweho. Mu karere ka Musanze umwarimu yiyahuye arapfa, bivugwa ko byatewe n'umukunzi we wamwanze. Turaza kukubwira byagenze bite kugira ngo uyu musore agere aho yiyahura. Ni umusore w'imyaka 27, urumva ko yari akiri muto, yari umwarimu mu kigo cya primaire hariya mu karere ka Musanze. Turaza kukubwira byinshi icy'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, dore ko ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nabwo bwagize icyo butangaza. Ibi byose nabyo biri mu byo turaza kukubwira. Ese ubundi haraza gukurikiraho iki? Ese uyu mukobwa hari icyo araza kubazwa? Ese nyine ntabwo ashobora kubazwa ngo kuki wagize uruhare mu kuba mugenzi wawe cyangwa se inshuti yawe cyangwa se umushu wawe yitaba Imana? Ibyo byose nibyo turaza kukubwira muri aya makuru. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba waranayikoze wibuke gufungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Uherereye mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, uri muri diaspora, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru. Tugiye guhera mu karere ka Musanze aho umwarimu yiyahuye. Bikaba bikekwa ko umukobwa bakundanaga ari we wabiteye, kubera ko nyine ngo yamuteye indoboda. Umuhungu nawe aravuga ati nkahita nimanika. Kuri uyu wa gatatu abaturage batunguwe n'umusore w'imyaka 27 witwa Harerimana Pascal, wari umwarimu wigisha mu mashuri abanza, basanze amanitse mu mugozi yapfuye, bagakeka ko yiyahuye. Uyu mwarimu wabaga mu murenge wa Muko, akagari ka Cyogo, umudugudu wa Kabere, mu karere ka Musanze, wigishaga muri Ecole Primaire mu Bago mu murenge wa Nkotsi. Bikekwa ko yiyahuye kubera ko umukobwa yakundaga yamwanze. Amakuru avuga ko uwamubonye bwa mbere ari umwarimu bakodeshaga mu gipangu kimwe, wahamagawe n'umukobwa wakundanaga na nyakwigendera, amusaba ko yajya kumumurebera ngo kuko yari amaze kumusezeraho, amubwira ko agiye kwiyahura. Uyu ngo yafashe icyo cyemezo nyuma yo kuvugana n'uyu mukobwa bari bamaze iminsi bari mu rukundo. Uyu mukobwa n'uwo mu karere ka Rubavu, ari naho uyu musore akomoka, amubwira ko agiye kwiyahura kubera ko yamwanze. Umuyobozi w'akarere ka Musanze nawe yagize icyo atangaza, agira n'ubutumwa agenera abaturage. Uyu muyobozi witwa Claudien Nsengimana yavuze ko kugeza ubu bataramenya icyaba cyateye umwarimu kwiyahura. Ati kugeza ubu amakuru y'uko yaba yiyahuye twayamenye, yari acumbitse mu murenge wa Muko. Icyaba cyamuteye kwiyahura bwo ntabwo twari twakimenya. Meya Nsengimana yongeraho ko iperereza riri gukorwa, gusa ko hari ibivugwa ko umukobwa yaba yamwanze ariko umuntu atabihamya nk'ukuri. Ukuri guhari rero, iyi ni inkuru turi gusoma ku kinyamakuru Umuryango, ariko noneho iyi nkuru nkimara kuyimenya navuze ni uwayikora, ariko kuko ni inkuru yasohotse ku munsi w'ejo, byarashobokaga ko twagombaga kukuzanira amakuru nkayakubwira. Ushobora kwibaza ngo kuki natinze kuyazana, kuko ushobora no kuyumva ukumva si ubwa mbere uyumvisha, ariko twe nka Iris Rwanda TV icyo twashyize imbere ni ukuri ndetse n'amakuru yuzuye. Inkuru iri complete, yuzuye nyine. Ni ukuvuga ku munsi w'ejo byaravuzwe, ariko kugeza amagingo aya nta ruhande na rumwe rwari rwakagize icyo ruvuga. Yaba ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, yaba iyo inshuti nyine ya mwarimu, ndavuga nyakwigendera witabye Imana, yaba n'uwo mukobwa bavuganaga uri mu karere ka Rubavu, nawe nta kintu yari yagatangaje. So urumva twari dukeneye kugira ngo inkuru tuyuzuze tubone kuyikuzanira. Ukuntu aka kanya rero biteye, uyu mukobwa ngo bari basanzwe bari mu rukundo, ariko baza kugirana ibibazo ngo ahanini bishingiye ku kuba uyu musore ngo nta kintu yari ari kwibwira. Ndavuga nyine ku bijyanye no kuba babana n'iki. Urumva nyine umusore yari amaze no kuba mukuru, umusore w'imyaka 27, abakuze bagenda bagirana ibibazo. Abantu bakundana bo barabizi, ibibazo by'abantu bakundana sometimes bigenda biza, umwe muri mwe akaba yahitamo kubivamo, bigendanye n'uko nyine mutari guhuza. Uyu mukobwa rero ngo yageze aho abona ko uru rukundo rudashoboka. Yego,
abona ko rudashoboka, abona ko bigoye. Niko gutangira kujya abwira umuhungu ati njye ndabona ntazi, sometimes akanga kumwitaba, ubundi yanamwitaba bakavugana nabi, umuhungu akamubwira ati ariko I'm in love with you, ni ukuvuga ngo ndi mu rukundo nawe ku buryo uramutse unyanze byazabyara ibibazo, watuma mbura ubuzima. Mu ijoro rero ryo kuwa kabiri nibwo bari bari kuvugana kuri telefone, ndetse no kuwa mbere iminsi yabanje nyine yose baravuganye. Muri uko kuvugana barashwana, muri uko gushwana umukobwa kubera byari bisanzwe murimo aravuga ati mbo njyewe sinshaka kuguma mu rukundo nawe. Umusore aramubwira ngo iri fofera atansiyo, mbabarira ndakwinginze. Umukobwa aramubwira ngo umwanzuro mfite ni ntakuka. Niko umukobwa yasubije umuhungu ati ibyo wavuga byose sinyifuza kuba mu rukundo nawe, nirinze kujya mu byo wenda babaga bapfa, si ngombwa cyane, igihari ni uko nyine umukobwa atifuzaga kuguma mu rukundo n'umusore nyakwigendera uyu witwa Pascal w'imyaka 27, ariko umuhungu akaba ari mu rukundo n'uwo mukobwa cyane, ndetse inshuti ze zaramaze kumumenya, iwabo babizi, yaramaze kumenyesha abantu bose ababwira ati uyu niwe mukunzi wanjye. We kwiyumvisha ko uwo mukobwa yizeye cyane amwanze biramugora, niko kubwira umukobwa ati unyanze nahita mpfa, ni wowe buzima bwanjye. Umukobwa abigira brag, ariko abakobwa rero si n'abakobwa gusa, mwigeye pe, umuntu arakubwiye ngo agiye kwiyahura, aho kugira ngo byibuze unagerageza ibishoboka byose muvugane, wenda unamubeshye ko wisubiyeho umukunda, ahubwo uramuretse ngo nushake wiyahura ugiye kumutumaho inshuti yawe ngo ntijye kukurebera ko yapfuye. Ese ubwo weho nta ruhare uba ubifitemo? Ese ubwo ntabwo uba wifuza ko umuntu abaho? Umuntu arakubwiye ngo agiye kwiyahura kandi urabizi ko agukunda cyane yanabikora, urangije uramuretse, nta kintu ukoze, ntunamuvugishije, ntunamubwiye uti reka nze kukureba tubiganireho, ntunamubwiye uti vayo ndebe tubiganireho, wenda unabimubwire muri kumwe, cyane kubimubwiye muri kumwe mukabanana igihe, ntabwo yahita yiyahura. Kandi hashize isaha atiyahuye, nyuma y'uko ibyo bintu bibaye, burya hari ukuntu ubwonko bw'umuntu buba bwaturumye ku buryo kwiyahura byaba bitakibayeho. Umukobwa rero ibyo byose ntabwo yabyitayeho, yabwiye umuhungu ati njyewe sinshaka kugumana nawe. Umusore rero aba arimanitse mu mugozi, nubwo nta makuru na makeya, mubyumve neza, ntibiba bivugwa, ntibivugwa, nta makuru yuzuye 100% ahamya ko uyu musore yaba yitabye Imana yiyahuye. Gusa nyine niko biri kuvugwa, kubera ko yasanzwe mu mugozi amanitse mu nzu ya wenyine, nta wundi muntu bari bari kumwe. Umukobwa we ubwe yemera ko bavuganye n'uwo muhungu, anamubwira ko agiye kwiyahura, ndetse uwo mukobwa yahise ahamagara inshuti y'uwo nyakwigendera, umukobwa abwira iyo nshuti y'uwo muhungu uti genda undebere niba koko yiyahuye. Namwe munyumvira abakobwa, urabizi ko umuntu agiye kwiyahura, none uri kuntuma ngo ngende murebere ko yiyahuye, ninsanga yiyahuye mumenyeshe nabwo. Guys, nuko rero bimeze mu karere ka Musanze, nk'uko nyine amakuru aturukayo abivuga. Twe mu karere ka Musanze ikuru ryaho ryose tuba turyamanye naryo, kuko nk'uko musanzwe mubizi mu karere ka Musanze niho dukorera. Niba ushaka no kwamamaza by'umwihariko uherereye mu karere ka Musanze, niba ufite hoteli itari yubaka izina, niba ufite ibyumba ukodesha, ndavuga amashambure, ukaba ukeneye ko abantu babizamo rwose, niba ufite iduka, ufite ibyo ucuruza, twandikire kuri nimero uri kubona kuri channel description, hanyuma tukwamamarize cyane ku giciro gitoya, ndetse biranashoboka ko dushobora kukwamamariza for free. Wowe tera intambwe utwandikire, utumenyeshe ibijya mbere, hanyuma twebwe icyo dukora turahita dufata advert yawe tuyishyire mu biganiro byacu, maze ujye ubona abakiriya muri serivisi zawe za buri munsi. Niba ari ibikorwa byose ushaka kumenyekanisha, nta handi ushobora kubicisha usibye hano kuri Iris Rwanda TV. Njye narakubwiye ngo niba uherereye mu karere ka Musanze, ni iyihe televiziyo ikunzwe cyane muri ako karere itari Iris Rwanda TV, ariko kandi ikaba inumvikana hirya no hino hatandukanye mu gihugu, abo mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, aba diaspora mwese ndabashimiye ko twabanye muri aya makuru. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga.